Kuba turi mu gihugu cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, turacyafite abantu benshi bafite ibibazo byo mu mutwe bikibagora gusabana n'abandi. Ubushakashatsi bwakozwe na RBC muri 2018 mu baturage miliyoni 12, 27.9% bafite PTSD, 35% bafite agahinda gakabije, 58% barafite ubwoba bukabije mu 2014. Dushingiye ko mu Rwanda 86% bakoresha telefone binyuze muri gahunda ya Vugukire Hotline n'inyunganizi yayo ariyo Vugukire app, turizeye ko ubuvuzi tuzakoresha kuri telefone nk'urubuga rutekanye buri wese yakwisanga akavuga nta pfunwe ibibazo bye kandi amakuru akagirwa ibanga. Tugendeye ku mateka abaye ku gihugu cyacu, jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, dufite statistique zasohowe na RBC mu 2018, aho usanga ko abantu benshi bafite agahinda gakabije, percentage iri hejuru 26.9%, ugasanga abandi nabo bafite ihungabana. Noneho twanareba tugasanga 86% bakoresha telefone cyangwa se uburyo bw'itumanaho. Tuvuga ngo okay, urumva ikibazo ni kigari cyane. Noneho kubera na COVID-19 yaraje, noneho itimera nk'iteje umurindi by'ibibazo byari bihari, kandi abantu benshi nabo bakunda kubyumva ngo bumve ko ari ikibazo kimaze gufata intera yo hejuru. Turavuga ngo rero niba koko dufite percentage nini y'abantu bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kandi dufite na percentage nini y'abantu bakoresha telefone, turavuga ngo rero tugiye kubazana no projet Vugukire Hotline. Dufite mobile application, Vugukire application, dufite USSD app, tukagira na phone call, aho umuntu ufite ikibazo cyangwa ukeneye service zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ashobora kuduhamagara cyangwa se akoresha application yacu akabasha kutugeraho tukamufasha. Mbere twakoreshaga uburyo bwa group counseling, tugahuriza abantu hamwe bakaganira, ariko ngo tugiye kuya upgrading, tuyikoresha noneho ibe online therapy sessions tugiye gukoresha. Mu 2017 twahawe igihembo na Nyakubahwa Jeannette Kagame Sirwa Award, kubera ko twatumaze gufasha urubyiruko rugera kuri 300 gukira ibikomere tubakura mu bwigunge. Noneho uyu mwaka urangiye tugira ikintu cya Sharing Joy Conference, aho duhuza abantu sasa basangire, bishime, bave mu gahinda, bumve yuko bagomba kwiyumva mu muryango nyarwanda. Hari umuntu wigeze kubaza undi afite yumva ko amurushije ubumenyi ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, amubaza ikibazo ndaramusubiza wa wundi yitaga nk'inzobere, arimo ngo you are too young to be depressed. Hari n'abantu bakuru bumva yuko nyine kuba uri mutoya utagira ihungabana, kandi mu by'ukuri hari abana bavutse ku babyeyi bakorewe jenoside yakorewe abatutsi bafite ibikomere. Hari n'abana bavutse ku babyeyi bakoze jenoside. Wa wundi wavutse ku babyeyi bakorewe jenoside we ntago yumva mu muryango nyarwanda, yumva afite ipfunwe, ntago yumva ababyeyi b'ibintu bakoze. Bamwe barafunze, we arareba akumva ko hari ahakwiye kutagera, hari abantu dakwiye ko ari kumwe nabo. Urumva bose bafite ibikomere kandi bakeneye ko bagira gute bafashwa. Twavuga ngo rero dushaka gutagetinga abo bantu tubakure mu bwigunge. Hari none bafite chronicle, noneho babantu bahorana agahinda, babantu akumva yuko ni indwara ya karanta zigenda kera. Abo bantu dushaka guhuriza hamwe. Noneho hari abantu nibo dukoresha online therapy session, uzajya uvugisha mu clinical psychologist wacu. Mukivugana ashaka kumva ko ukeneye kujya kwa muganga, azatakoherezayo. Dufite aba psychiatrist, igihe yumva ko ari imiti ukeneye gufata azayiguha tutangira uyifate. Noneho hari n'ukeneye noneho ya physical session, bahure muganire face to face, ko twumva yuko kugira ngo umuntu akire maximum recovery na amezi 6. Tukajya n'aba clinical supervisors, aho buri muri clinical psychologist afite umusupervisor azajya kurikirana menye koko uyu muntu yakize, twa dufite ibimenyetso bimeze gutya, abo ngo ameze gutya, yemerewe kujya hanze ameze neza nta kibazo afite. Nabivuze mbere twagira group counseling, ariko still ukabona hari abantu bafite ipfunwe, ntago yumva ko afite kuvuga. Maybe muri iyo group abari kumwe harimo umuntu avuga ati oya ntago nshaka kuriya umuntu anyumva, ntabimenye. Application yacu ikigiye gufasha niki ku buryo umuntu abohoka kandi bigakorwa kwibanga ryo hejuru kuryo nta muntu bimenye. Dufite abantu dukora services zimwe, dutanga services zimwe. Hari Kizere Center, hari Karayesi Ndera.
bafite ukuntu babafasha ariko iyo ugiye kugana ibyo bigo baguha ya mazina nawe uzi nashatse gusubiramo niyo mpamvu bizajya bikorwa mu ibanga hari umurwayi uzajya wizana kuko yumva yuko wenda utararimba cyane ko tuzakora awareness buri wese amenye ngo ibi bimenyetso umuntu umeze gutya na gutya na gutya afite ikibazo kimeze gutya na gutya hari uzizana hari umubyeyi uzumva ko umwana wanjye afite ikibazo amujyane hari aho tuzahabwa na National Correction Centers nk'iwawa bavuga ati kuko nk'iwawa uramujyanayo wenda bamuhostinga amezi 6 ariko twebwe tuzagukurikirana ariko unataha mu rugo kuko dukora umuntu tumukora session 2 mu kwezi ubwo ni imwe mu byumweru 2 uze tugukurikirane turebe ukuntu umeze rero hari nawe tuzahabwa wenda n'Imbuto Foundation kuko na Farge kuko bafitemo abagenerwa bikorwa bafite ibyo bibazo tubashe kubafasha tunakorane n'ibyo bigo navuze dukorane naho batanga izo service zisanzwe izo clinics izo hospitals iyi nkunga rero twahawe niyo implementing uyu mushinga ubundi counseling session imwe ibiri hagati y'iminota 45 n'isaha ducharging ibihumbi 10 noneho hari ibiciro bishyirwaho na MOH Ministry of Health noneho n'ibishyirwaho natwe Misery Organization icyo amategeko avuga ntago twemerewe kujya munsi y'ibiciro byasohowe na Ministry of Health ariko dushaka kubijya hejuru kuri consultation dushaka kuvuga dushaka gukora ubukangurambaga ku buryo zino insurance zumva yuko abo bantu bafite ibibazo bakeneye gufashwa babishyurira ariko ama counseling session ni umuntu yishyurira ubundi tuzaka kuzajya tuyikoresha muri stage 4 hari ya registration umurwayi yinjiremo abe registered noneho abo itabona main menu umurwayi afite uburenganzira bwo guhitamo clinical psychologist ashaka tuzi kujya kwa muganga barakubwira dufite abaganga gutya gutya na gutya gati nkeneye nguyu tuzajya tubashyiraho muri menu yacu arebe ahitemo washaka noneho ikindi azaba ari appointment hari umuntu uzaba ukeneye physical appointment kuza akabonana muganga bari kumwe hari uzakenera group session bamushyire muri group y'abantu kugira ngo abashe kuganira no ngo babashe kubohoka hari none utazarenda akenera kuba yaza aho ngaho bamufashiriza hari noneho hazeho na consultation bamusuzume nyamara kumusuzuma hazeho na post consultation baza kumenya ngo se uyu muntu akeneye imiti uyu muntu akeneye gusubira mu rugo ikindi kuri application yacu izajya recordinga history y'umurwayi kugeza akize kuko njya mukora follow up uyu muntu yatangiye ameze gutya afite ibimenyetso bize gutya amaze kugera aha ngaha wa murwayi nakira rero tujye tubimusaba nabitwemerera aduye ya success story ye turecordinge bwa buhamya bwose ujya aho ngaho ku buryo n'abandi baje kuri application bashyashya baje kwivuza bumva ubuhamya bwa bagenzi babo batanze ko bakize bahereza icyizere ko bazabasha gukira dufite ibyiciro 3 harimo abo ngabo ababyeyi babo bakoze jenoside hari abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi noneho hakaba n'abandi bafite ubumuga butandukanye batewe n'amateka rero abo bantu nibo twitaho dukurikirana ubu ngubu icyo navuze gusubiramo cyane niko tugiye kugira ku bya upgrading turi muri groupe twabonaga yuko biratanga impact ariko dushaka kugira noneho kubagiraho benshi ntago babandi baturuka muri iyo miryango bamwe bari bakifunze akumva yuko ataza akumva ko n'umwumva arajya kumujudginga ku mateka ye ntagire ikintu akubwira ariko dushaka kubahuza n'abantu b'inzobere noneho mu buryo bw'ibanga baziye bavugana nabo babashe kuza ari benshi kandi bavuga ibibazo byabo byari bigoye kuba wabasha kuvuga ngo dufite umubare mwinshi ungana gutya ko ari kuza urumva harigazaga babandi batangiye kumva yuko bavuga ariko hari abandi batavuga kandi barembye cyane ikintu cya mbere bavuga ni ugutinya uko bari buze kwakirwa muri societe hari abantu baba bagumye aho ngaho batoya ntago nzigera mvuga atagira umenye ibyanjye ikindi akavuga ngo nimba ivuga se aranyumvira ubusa nta kintu afite kuba yamfasha nimba ivuga se noneho arahindura ibyabaye se arahindura amateka yanjye se akibaza ibibazo byinshi ariko iyo avuze abona yuko aribwo buryo bwonyine afite bwo kuba yakira ariyo twanakuye izina rya Vugukire imbogamizi harimo kuba tuba dufite ubushobozi kuko Gishoro twavuga ko yari mu musanzu w'abanyamuryango aho buri wese akora ku mufuka we akumva ko ari ikintu akwiye gutanga icya kabiri ubuzima bwo mu mutwe ntago abantu bari kubyumvaho kimwe bakumva ko atari bikenewe cyane ku
ku buryo abamo n'umuntu ukuntu yitwara akamufata uko ashaka agatamushyira ahantu runaka mu gatebo runaka bitari byo. Rero kumvisha umuntu noneho uburyo ki uzamuvura, hari abantu bafite imyumvire kumva yuko ni ukumuha imiti, ni ukumutera inshinge se, kumwumvisha yuko wamuganiriza noneho kubohoka akavuga mukavugana ko ari ikintu byabasha guhinda ku buzima bwe, cya kibazo gikomeye. Umunyamuryango kuko yatangijwe n'uwitwa Mizero Irene na bagenzi be 12 nyuma yo gukira ibikomere yatewe n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi. Urumva ko habanje kubaho kwiyubaka kugira ngo mve ukomeye, kuko kujya kwigisha umuntu ikintu kumubwira uvuge ukire bisaba ko nawe ubanza kuba ukabinyuramo mbere ukabasha kuba strong. Habanjeho urugendo rwo kubanza kwiyubaka ku buryo wumva ko nawe hari umusanzu ugomba gutanga. Byonyine kumva ko ubwe arakomeye, yumva akomeye muri we. Ikindi nta kintu gishimisha nko kugira influence ku bana. Ubu ngubu tumaze gufasha urubyiruko rujya kuri 500 gusohoka mu bikomere bya birimo, kubona ko hari impact nini biri kugenda bigira ku bana n'ama feedback atandukanye. Harimo kumva yuko hari umusanzu agomba gutanga ku gihugu, akumva ko n'indi mirimo agomba gutanga contribution, gutanga ibitekerezo, gutanga imbaraga ze aho bishoboka hose kugira ngo igihugu cyacu kibashe kugira aho kiva naho kijya. Tunashimira yuko twebwe nk'urubyiruko mu gihugu cyacu ko twabashije kubirenga, tukumva ko tutagomba guheranwa n'amateka, kandi tukumva ko nk'urubyiruko ni twebwe imbaraga z'igihugu cyacu kandi ko tugomba kubomora ibyo bikomere. Niyo mpamvu tugomba kumva yuko bagenzi bacu bumva ko bafite ipfunwe, bagifite agahinda kiri aho ngaho, dushaka kubakurayo turandura ibyo bibazo biyumve mu muryango nyarwanda. Turifuza ko mu myaka 5 twatumaze kugira nka therapy center, ikigo kinini cyane izo session zose zibasha gukoreramo. Ikindi navuze ko ku mwaka ni buri mwaka tujya dutagetinga nk'amasession 10,000, mu myaka 5 tuzaba tumaze kugira nk'amasession 50. Ikindi tuzaba turi kwiyubaka kugira ngo tugire nk'ama savings ikomeye mu gihe haje nk'ubu covid yaje ititeguwe, abantu benshi bamwe bishingira homba, ariko iyo wizigamiye ikintu kibasha kugukorera kitagukavaringa, tuzatumaze kugira saving twe tubasha guhangana n'imbogamizi zose. Icyo twababwira mbere na mbere ni uko bagomba kuvuga, bagomba kuva mu gahinda, bagomba kumva yuko ari abanyarwanda, bagomba kwiyumva mu muryango nyarwanda. Icyo twababwira ni uko service zacu buri zagitangwamo, umurwayi azagira uruhare avuge ngo ibingibi ntabwo binshimishije, nta muntu uzajya umujajinga. Ikindi azajya yihitiramo umuganga ashaka, azajya agira uruhare runini mu kugira ngo akire, avuge uburyo yumva yafashwamo ari bwo bugenderwaho, bitewe noneho na wa muganga uri kumukurikirana ko afite n'ubumenyi, arebe ko ubwo buryo niba yabukoresha abasha gukura wa muntu agira hamuvana n'ahamugeza.